sheri ndagukunda cyane ntuzanyange ndagukunda cyane nanjye ntuzanyanga njye ntabwo cyangwa nakwanga uzanyanga oya njye ntabwo nakwanga kubera yuko kwanga umuntu ni ikosa sha abasore murahinduka pe sibo naguhinduka gute abasore nzagumana nawe sinzagutenguha reka niyo abantu baduteranye ntabwo tuzabyemera ntabwo tuzemera ikintu cyiza hagati yanjye nawe bakiduteranye kuko nkubuze sinzi ko nabaho ntagufite cyangwa se numve ntuje wambwiye ngo mfite surprise uri kuraba murantera amatsiko ni Yesu sheri none se surprise ko mbona waje n'intoki gusa kandi surprise ko ziba umuntu agufite surprise hari igihe kado cyangwa se ufite iki ariko nta n'urufunguzo ufite ni telefone gusa kandi telefone usanzwe uyifite gusa surprise ni Yesu ni ukuvuga ngo surprise nyine aba ari surprise ntabwo umuntu aba agomba kuyigaragaza imeze gute se umva cece kuraje uyibone usebye ubwo wasanga ugiye kunkandira akanyenyeri sinzi kamubwira akantu keza ni akahe ni ukuvuga ngo uzi ko ntwite sheri ngo ndatwite uratwite ko ndeba se utangiye guhinduka kuva ryari kuva cya gihe nyine ntabwo ubizi se ntabwo uzi ko twaryamanye uvuze ngo ndatwite uratwite iyande iyawe hari undi uzi ngendana nawe njyewe wowe ibibazo biragwira waretse umugore wundi sinshaka kureka uwo nakunze Soso? Karame? Oya, nshobora kuba nsinziriye ahari. Nshobora kuba rwose nkiryamye. None se niwe wangannye gutyo? Njyewe ni ukuri. Banza usuhuze. Uraho. Uraho neza. Meze neza. Ndaho ni ukuri ndakomeye. Urakomeye. Ndakomeye pe. Misi myinshi. Gira umugore. Nako umugabo. Ni ukuri ndamushima. Duherukana ukiri Small size nuko wangannye. Nuko nangari. Ngo uheruka kera ukiri Small size. Wari ibiki? Mperuka kera nkiri gato dutembera umfashe gutya nariyongereye nyine. Amakuru y'iminsi se? Meza cyane n'ukuri turaho. Twaraburanye. Ndibuka ibihe byiza twagiranye. Nahoraga ngutekereza abantu kuko nzongera kumubona. Ahubwo se wari waragiye. Iyi si saho kwerekeje kujyayo nyine. Nari narabusana bagutorongera. Ariko kamwe gutembera. Navuye nahangaha njya muri Kenya gushakisha ubuzima. Kenya nayo iragenda irankaranga. Soso irankaranga. Ndabyumva. Agasura nkagarura ingarutse mu Rwanda. Bibagirwa n'ibihe twagiranye koko. Nahora ngutekereza ibihe byose. Basi se utura hehe?
location ni hirya y'ibitaro byo kubashinwa. y'ibitaro byo kubashinwa Yego. hariya Ukasemo gatoya haruguru gato. Yes. Okay, nanjye ubwo naraje rero ngeze mu Rwanda nshakisha ubuzima ngira n'amahirwe reka mvuge ko naronse nubwo buri munsi duha dushakisha. Yego. Ubu nanjye ndaho hari entreprise nkoramo ubu niho nari nerekeye. Ariko wumve ko nari nkigutegereje pe umutima wanjye wari ukigutegereje. None se Soso Karame. nyuma birya bihe byagenze biti ndibuka ko twahuye cya gihe turimo tugira urambwira ngo ntabwo uzi uko biri bugende ngo uri mu bihe bibi byo gusama waba waraje kubyara. Byaciyeho ni byinshi uzabimenya ibyo nkubikiye muri byinshi. Soso unyicisha amatsiko mbabari umbwire. Ariko urambaza iki? Ikintu mbaza ni iki? Ariko hongo mwabaye muti. Je sinzi ukuntu abahungu bo muri no misi mwabaye. Warantereranye mba mu buzima ndasaraguringa ndagushakisha ahantu hose ndakubura. Ariko nyumvira ngo ni nkumara amatsiko. Soso basi mbabarira. Ubwo ufite nukuvuga ngo ufite courage yo kumenya ibyambayeho utarigize unshakisha. Oya reka nkubwire. Okay, ntabwo sinabikoze nkana mbabarira ntabwo nabikoze nkana Soso mbabarira ndakwinginze sibyo. Okay, ubwo uzanshake. None se basi wampaye nimero yose urabona nzakubona gute kugiye nta nimero maye byibura. Okay, nomero yo ndayiguha nta kibazo. Kandi ntabwo nkiri Soso. Hari irindi zina Imana yampaye. Okay, nta kibazo. Okay, uzabimenya. Ndaguhamagara ubwo tuzavugana. Uzabimenya. Mukongana. Urabeshya uzambwira byinshi birenze. Kose nakwibagiwe. umugore wundi sinshaka kureka uwo nakunze kandi naramuhisemo mubona waretse umugore wundi. Waramutse? mwaramutse neza Makuru. mubyeyi ni meza nari mbitabye ko mwe mwamamagaye. Urakoze cyane kutwitaba. Yego. Uri bw'ahantu twahuriye mu minsi yashize? hahandi uri kumwe na wa musista w'inzobe wa mukobwa. Yasohotse muri cya gipangu. ndi kumwe na Tesi. Ya, Tesi. Uriya mukobwa yitwa Tesi. Yego yitwa Tesi. Rero ikintu nari nguhamagariye kana gushakiraga uriya mukobwa. Yego. Numvaga mukeneyeho amakuru. Nyine bituma mfata nimero yawe kugira ngo uzambwire uriya mukobwa ese hariya mwari muturukanye muri kiriya gipangu ni iwabo cyangwa mwari mwatembereyeyo? Nose sinzi ni kuri iki se umbajije gutyo nyine kugira nyine ngo amakuru ngomba kumenya niba mushakira amahoro cyangwa se niba atari ubuhoro. Ni amahoro nta kibazo kibirimo. Uriya mukobwa hari ahantu nari muzi ariko natunguwe no kumusanga hariya. Hanyuma mvuganye nawe ndavuga ngo uko biri kose uzansobanurira menye niba ari iwabo cyangwa se niba mwari mwahahuriye cyangwa se niba kiba ahantu nari muzi. Nta yindi mpamvu nta kibimushakira. Okay. Uriya mukobwa ni inshuti yanjye. Ni nagiye kumusura ariko nanjye mubona kuriya hariya mu rugo tugahura wenda n'ahandi hantu ariko ntabwo nzi abantu ba muri rugo bose. Wenda usibye uriya muzamu nabonye wa muzamu wamubwiye ngo nasubire mu gipangu. None se nta bandi bantu njya nkunda kubona ara kuko nzangasanga wenda bamwe bagiye mu kazi cyangwa se mu zindi gahunda zabo. ni ukuvuga ngo ntago mwahahuriye ahubwo niho wari wagiye kumusurira? Ngiye ni nagiye kumusura. Yego. Ese ntabwo yakweretse mama we? Oya ntago aranyereka mama we kuko akenshi nkunda kujyayo mama we yagiye mu kazi.
adahari ntabwo aba ahari. burase byashoboka yuko mama we yaba ari we yaba yaraguze hariya hantu. si ubwo si byo mama, ahubwo aya mafaranga badusigayemo twaza kureba uburyo tujya kuyabishyuza, ariko bwo ntutume komisiyoneri tukigiraho kugira tumenye abahaba. yo ni igitekerezo cyiza mwana wa. icyo ni igitekerezo cyiza mami, ariko byadusaba n'ubundi ko dushaka komisiyoneri akatujyanayo kugira ngo tudasangayo abantu benshi tukayoberwa umuntu watwishyuye. ikindi wenda ntiyanakwizera ko ari twebwe yagira turi kumubeshya. none Sara ni wawe mubyeyi? Umubwire mubwire ni ukuvuga yego hariya hantu ni ahacu. uriya mukobwa mwazanye yego we na mama we hari ahantu bari barankodesheje hakurya iriya kuri Dialogue. yego hanyuma hariya baza kuza umukiriya wahaguze ntabwo muzi, ni umukomisiyoneri waduhuje. yego mwabikoreye online? yego. hanyuma rero natunguwe cyane no kubona mubonye. nese amafaranga wayabonye gute? niba waragurishije umuntu, amafaranga wayabonye gute? umukomisiyoneri yari afite amakuru. urabona iyo wamaze gupatana n'umukomisiyoneri umuhereza mapu ya buri kimwe. yego rero bimaze gucamo n'ubundi amafaranga bayadushyirira kuri konte, gusa badusigaramo n'andi, ariko ntabwo twigeze tumenya ngo ni bande. twumvaga gusa ko tuzabamenya baduhaye yasigaye kugira ngo dukorane na mitasiyo. yego ariko mubyeyi uriya mukobwa aribo bahaguze ko bambura kuba iwabo bubayaduha, niba tubona ubu ntabwo bari buyatwine. ayo baduhaye ni menshi, hasigayemo make batatwishyuye, natwe nta mitasiyo twabasohora kandi urumva nabo badafite mitasiyo ntabwo bakwihangana. baba bafite ibintu bifite ubuzima gatozi. si ubwo igihe ni ukurira cyangwa uriya mukobwa ntabakeneye ufite ikindi mumushakira? oya ni uko byagenze, wenda n'ubundi nk'uko udufashije ukaduha amakuru tugiye kureba komisiyoneri, nunabishaka nawe tuzahurireyo, kuko n'ubundi na cya gihembo tuzakiguha baduhaye aya nyuma. ni ukuvuga ngo uzampemba? nzaguhemba rwose. niba uriya mukobwa barambura none nkaba nshaka kurongora umukobwa wa hariya. buriya se ariko nyamara abakobwa ni benshi. umva ke ibyiza tugende tujye kureba komisiyoneri, hanyuma n'ako kabazo kawe kazakemuke. tugusezere turaza kuza kongera. sawa nta kibazo. we ntugire ikibazo tuzaguhemba. murakoze. yego ubwo nta kibazo cyo kumumagara kuri telefone tuvugane. nimero yawe ndacyayifite. sawa urakoze. sawa. soso karame ubuzima bwacu asante. soso rero reka ntangire nkubwira ngo sorry kuba twaraburanye imyaka yose, gusa nawe ndagushimira kuba wemeye ubutumire bwanjye. bigaragare ko wenda ushaka kumva ibyanjye ndetse nawe ukambwira ibyawe, ariko pe ntabwo nigeze nkwanga, sinigeze ngushyira inyuma y'intekerezo zanjye, ahubwo n'ubuzima bwatumye biba. ariko se sheri reka nkubaze, kuba narigeze kukubwira yuko mfite inda nicyo cyatumye ugenda simenye n'amakuru yawe? mbwiza ukuri. ni ukuri ntiwigeze umbwira ko unatwite, ntawigeze ubimbwira, gusa ndibuka cyagiye umbwira ngo ibi bintu dukoze bishobora kuzagira ikindi kintu bitanga kubera ko wari mu bihe byawe. gusa nawe wari wankora ikosa, ariko wankora ikosa kubera ko iyo uza kumbwira ko uri mu bihe byawe byo gusama, ntabwo tuba twarikingiye cyangwa tugakoresha ubundi buryo cyangwa tukanabireka. nubwo nawe ukundaga twashobora kwihangana umunsi umwe tukabikora n'ikindi gihe, gusa nta nubwo ari nayo mpamvu, ntabwo ariyo mpamvu ahubwo. ariko se sheri urebye mudu twari turimo kandi wari umaze kunshyiramo, nawe ubwawe narakubwiraga ntiwumve, wavuze ko
wumvaga biryoshye cyane bitewe na mood wari urimo ibintu bigakorwa. So ibintu byarakozwe nta nubwo byari bibi, urabizi ko twagiranye ibihe byiza, ariko njye naketse yuko impamvu wantaye, impamvu wagiye utambwiye, nkanayoberwa ahantu wagiye, nkayoberwa n'igihugu urimo, ariko nakubwiye yuko nshobora kuba mfite inda. oya nubwo wenda ubuzima butari bwiza ariko ntabwo nari kubura ibyagutunga utunge n'umwana. Ibyo ntabwo ariyo mpamvu, kandi naragukundaga, ahubwo byarantunguye kugenda, byarantunguye. Hari umuzungu w'umuhinde twarahuye, ngiye gushaka akazi, njya mu ruganda rwe, ngezeyo arandeba aranyishimira, arambwira ati rero ntabwo nshaka gukora mu Rwanda, ahubwo ndagira ngo uze nkwereke ahantu uba manager. Nabaza nese ni, arambwira ati ni hanze y'igihugu, uremera kujyayo? Ntabwo nta kibazo. Ubwo nyine byabaye ngombwa ko ngenda. Tunagezeyo nakoze umwaka umwe, imyaka 2. Uruganda ruza gufatwa n'inkongi y'umuriro, rurashya. Rumaze gushya biba nko twongera kubaka bushyashya. Arambwira ati rero muhire, kubera ko wambereye umwana mwiza, kubera ko nakoye nkanakwishimira, nkumva turanahuje, mbara ukomeze umahanga ubihagarariye. Nuko nyuma yaho rero yaje no kugira icyo ibibazo mu muryango wiwe mu Buhinde, byose tumutwomera nk'umusazi, ahita agurisha uruganda. Ubwo byabaye ngombwa kungaruka. Nuko nanjye nisanze hano, ndaza ngeze mu Rwanda, nkurikirana amakuru ya Soso, nge muri quartier handi twahuriye muri cya cyaro cyacu, turandashakisha, barambwira bati Soso nawe yaje kugira ibibazo, aza gutwita nyine, yashaka umugabo, aza gutwita. Nashaka kugira ngo umenye ahubwo niba uko umugabo waramushatse, waje gushaka umugabo. Soso, Harya umbwiye ngo iki? nari nkubajije kuko warashatse. Narashatse ariko yaragiye. Byabaye ni byinshi, yaragiye. Ntabwo mukibana se? Makuru mfite ni menshi, gusa menya ngo yaragiye. Nese basi niba ntawe uhari umuntu yagusura. Wansura, ariko mbere na mbere sheri, reka tubanze tubabarirane. Ni ukuri tubanze tubabarirane, wumve yuko ibintu byose byarangiye. Ni ukuri ndakubabariye, nari narakuburakariye, ariko kubera ko wahuye n'ikibazo gikomeye cyane, nawe ukagenda ushakisha ubuzima, unagarutse ntago wanyibagiwe, waragarutse uranshakisha. Kubw'ibyo rero numvishe nta gushyira kure cyane y'umutima wanjye. urakoze byibura umutima wanjye urawuvuye. Noneho ntakwaza ibyo ushaka, tukaba twanaganira. Tuganire rwose, ni karibu mu rugo, urisanga, nta n'umuntu ukuruta mu buzima bwanjye, urabizi. Ibihe twagiranye nta muntu wabyibagirwa, urabizi neza. Buriya hari intera nagezemo kubera wowe, ntago nabyibagirwa rero. Uracyankunda byibura nka mbere? Ntago nakwibagirwa. Uri umugabo w'ubuto bwanjye, ni wowe twabonanye mbere na mbere, ni wowe wanyigishije icyatsi n'ururo. Mu by'ukuri ntago nakwibagirwa sheri. Urakoze cyane. Erega wibuka ko ari nyina gusa ujyoye. Cyane rwose ndabyibuka. Kandi byari byiza sheri, sibyo? Byari byiza cyane. Urakoze cyane. Burya bacumwe no Kinyarwanda. Ngo yaciye ni hacu rwango. Nibyo rwose ndabizi cyane. Ariko se kumwongorera ukavuga cyane. Impamvu n'ibyishimo sheri, ubuzi ibyishimo mfite. Naragushakishije ndakubura cyane, kugeza n'ubwo njye ubwanjye nishyira mu mutuzo.
ariko kuba nakubonye mfite ibyishimo byansabye mu mutima wanjye ntabwo ushobora kubyumva. Urakoze cyane. Merci. None se ikindi kibazo nakubaza. None se Soso, Karame. kuvuga no gusimbuka. None se koko urya munsi tugira byaje kugira cyangwa Gahunda zaciyemo ni nyinshi cyane, we nguhaye karibu ze wisanga mu rugo. Urabizi twibutse ibihe byacu bya kera, dusubire muri mudu, urabizi neza ko bitari bibi. Kandi nawe ntago uri mubi kuri njye, nanjye sindi mubi kuri wowe. Dusubize ibihe byacu tubishyire mu murongo. none se umugabo aramutse atuguye gitumo nako tuzabikora abantu bakuru. Sheri, urabizi neza ko n'uwakwitambika mu bano wanjye nawe, uwakwitambika mu bano wanjye nawe, uwo nguwo nyine sinzi ukuntu yaba ameze. Ni wowe muntu ukomeye cyane ku buzima bwanjye. Nakubwira ngo aka kanya niba uri papa, niba uri mama, uri byose kuri njye Sheri. Hari akantu wagiye kuvuga ngo ni wowe se cyangwa umuntu ajya yibeshya. Nakubwiye ngo ni karibu mu rugo, urisanga ngwino nukuri urisanga mu rugo rwacu. kongera tubinywere. umugore wundi sinshaka kureka uwo nakunze kada naramuhisemo mubona. Umeze neza? Meze neza. Ko wabuze se? Ego ko ntabwo nabuze cyane. Warabuze? Oya pe. Shagira uboneke pe. Ego ko shanda hari pe nta muntu ari nkanjye. Muheruka undangira inzu. Duherukana nkurangira inzu ahubwo inzu yaraguhiriye yabaye nziza. Shaharamirana n'ubu niyo nyirimo pe. Uyirangyemo. Makuru y'iminsi se. Amakuru ni meza ameze neza. Sha nanjye nataye umutwe nabuze umuntu. Wabuze Kamwereke umuntu. ko waba umuzi. Nabuze ka murumuna wanjye kakandura akazi. Naragiye ngarutse ndamubura mbabarira ashobora ko ari ahantu muzi reba neza. Nagaragara reka wende. Aka kana njya hari ahantu nakabonye rimwe. None se niba abantu wakabonye wambabarira ukahandangira ukamfasha kugashakisha ko nakabuze niriwe nzenguruka nahebye. None se Clementine nshuti yanjye. Karame. Ndabyumva urababaye. Sibyo? Kandi nanjye nawe mfite izindi gahunda ngiyemo. Birashoboka ko wanyihanganira nkabanza nkava muri izo gahunda nkabona tukajya kumureba. Nose Sheri guzi kubura umuvandimwe ko watwabanaga nkatirimukaho gake nagaruka ngasanga umwana yagiye. Gusa urumva ntuje. Mba nyine nkubwira iminsi umaze utamubona siyo myinshi se. Ihangane n'ubundi ukomere wihangane nanjye mve muri izo gahunda nze tugende mu kwereke kuko aho ari nta kibazo afite. Sibyo? Shamba barira ndwaneho n'ukuri kumana umfashe. Gahunda ugiyemo nuzivamo. Umbipe muhamagara cyangwa nawe nyihamagarire n'ukuri kw'Imana ndababaye noneho hari musaza wanjye bose bigendeye we sinzi niya. Ibyo ndabyumva ndakumva cyane ko babikomeye. Sibyo? Ahubwo nanjye umfashe. Sibyo? Kuko ni njye uza wari si wowe uza hazi. Sibyo? Wari kwijyanayo kasi nanahakurangira ngo uhamenye. Sibyo? Tuza wumva utuje nge nimva muri gahunda ngiye mu kazi rihutirwa pe naye ndahita nza nkurebe cyase nkuhamagare kuri phone tuhahurira. Shangiye kuzata umutwe neza kandi pore n'ukuri hangana. Sibyo? Mama aradusiza kugira ngo twicane mwe twumvikane ndagenda nawe akagenda kandi mangiye gushaka ukuntu ari bube. Muri hangana kuko ari muri ibi bice byaha hepfo ntago ari kure. Ndezera ko atari kure pe we humura. Sharo zindababaye pe. N'ukuri hangane bijya bibaho. We ntago wabyumva ariko nge nuba byancanze nataye umutwe neza. Icyambere no kubanza kwicara ukwaturisha umutima wakavuga ati ngiye muri umunange nzi aho ari. Sibyo? Cyangwa umwana uko twamenya amakuru. Muri iki gihugu cyacu rero nibyo nkubwira nta kibazo twagira. Sibyo? Kuko kirimo amahoro kirimo umutekano. Sibyo? Kandi mfasho nyumve. Kandi abyumva urahangayitse pe. Shamushi tuzi kugira ngo mama wawe apfe nase agende musigare. Ihangane pore kabisa ihangane. Sibyo? Kandi nyumva nanjye ndatebuka ndakubera umuntu. Sibyo?
ndakwinginze mfasha numbwire ngo ukore icyo ushaka nyine cyose ndabyumva please ndabyumva pe humura ndakugeraho sibyo nta kibazo kandi humura ashyira umutima hamwe wumva utuje sibyo nta kibazo aho aratuje ararya araryamye ntago yiyandaritse ndabizi neza aho ariko ameze neza kuko ukuntu namubonye sha ameze neza ngiye kuzata umutwe neza oya humura ibintu byose bisaba kwihangana sheri sibyo shanga komeza gahunda zawe nare reka nkomeze gahunda zanjye ni njyewe uri bukwihamagarire sibyo kandi humura ndatebuka sheri ni ukuri nari gukumbuye iminsi yari ibaye myinshi duherukana cya gihe baciyeho nk'ameza ngayibuye se nk'atatu cyangwa abiri atatu ntabwo arashira ashobora kuba ari abiri cya gihe zama nsubizayo nguherekeje okay numva nyine shaho numvise mbabaye maze numvaga twajyana ntabwo twari kujyana kubera yuko shaho buriya muzamu yanteye umujinya pe yanteye umujinya narababaye agahinda karanyica nsubira mu rugo mbabaye kakwishe gute se shaho numvise mbabaye numvaga twagumana pe sheri urumva kiriya gihe narishimye nubwo utamerekeje ngo ngeze kure ariko kiriya gihe narishimye niwe ntabwo wishimye se sha nawe warantereranye uba waragarutse kundeba urumva mba nagize akazi kenshi hanyuma kugira akazi kenshi ntabwo ukuntu nza kukureba ariko nyine bitavuze ko nkaba nkuzirikana igihe cyose mpora nkuzirikana nk'umukunzi wanjye nk'umuntu nkunda cyane ko nawe nyine unkunda tu sheri ndagukunda cyane ntuzanyange ndagukunda cyane nanjye ntuzanyange njye ntabwo nakwanga uzanyanga oya njye ntabwo nakwanga kubera yuko kwanga umuntu ni ikosa sha abasore murahinduka pe sibo naguhinduka gute nzagumana nawe sinzagutenguha reka niyo abantu baduteranye ntabwo tuzabyemera ntabwo tuzemera ikintu cyiza hagati yanjye nawe bakiduteranye kuko nkubuze sinzi ko nabaho ntagufite cyangwa se numve ntuje wanakimanika se nanakimanika wajya kwa makuza sheri ntabwo najya kwa makuza ariko deni ntabwo nakimanika nta nubwo najya kwa makuza kubera yuko wenda wanyanze ariko numva ushaka kunyanga ugasanga ariko nanakimanika buriya ndagusezeranya ko nanjye ntakwanga ndagukunda cyane n'umutima nanjye byose nzabikora ku bwawe nta kimwe ntazakora ku bwawe noneho mba ndi kureba ndi gushushanya iyo ndyamye mba ngushushanya nkakureba buriya no ku rukuta rw'icyumba cyanjye hari ifoto yawe nyine nagushushanyijeho gutya wenda umunsi wansuye nzakora iyo surprise nyine kandi bizagushimisha wambwiye ngo mfite surprise urimo urantera amatsiko ni yesu sheri ufite surprise umva ya danje pe kandi ndizera yuko iri bugushimishe pe ndabyizeye kubera none se surprise ko mbona waje n'intoki gusa kandi surprise ko ziba umuntu agufitiye surprise hari igihe ibe kado cyangwa se ufite iki ariko nta n'urufunguzo ufite ni telefone gusa kandi telefone usanzwe uyifite gusa surprise niyo sheri ni ukuvuga ngo surprise nyine aba ari surprise ntabwo umuntu aba agomba kuyigaragaza imeze gute se umva cece kuraje uyibone use ugasanga iyo ugiye kunkandira akanyenyeri sinzi kamubwira akantu keza ni akahe ni ukuvuga ngo uzi ko ntwite sheri ngo uratwite ko ndeba se utangiye guhinduka kuva ryari kuva cya gihe nyine ntabwo ubizi se ntabwo uzi ko twaryamanye wa munsi uvuze ngo ndatwite uratwite iyande iyawe hari undi uzi ngendana nawe njyewe wowe umugore wundi sinshaka kure